hano Gatoto hari umukobwa wakuyemo inda hara mu mudugudu wafu witwa muri Gatoto ntabwo bakugejejeho ikibazo kandi iyo nda yari yayitewe n'umugabo wataye umugore n'abana none ubwo bakugezaho ibibazo ntubitubura ariko ubwo Sezare zaje mu mudugudu wa umva namwe mugiye n'inda bayarwani bande abinyuma ariko biri hanze nzagukure mu mudugudu wanjye hari umuntu wapfuye isitini wapfuye umudugudu waruhuka twariyemeje kwamagana ihohoterwa umudugudu abayobozi baraje abayobozi mubakire abayobozi baraje abayobozi umva mwitegure twakira abayobozi mwitegure twakira abayobozi waruhuka twariyemeje kwamagana ihohoterwa yego murakoze kutwakira mureke twakire umudugudu wacu hanyuma mugezeho ibibazo byanyu murakoze kunyakira umudugudu benshi baranzi amazina yanjye ni Mike turaziranya n'ubu mu mudugudu ariko hari ibintu nagiye numva bitandukanye murakoze tumuha amashyi arakoze ikibazo yazamura akatubaza tukamusubiza mu buryo bwihuse kuko tugashaka gucunguza uburyo umwete hari indi nama nshaka kujyamo mu kanya yego cyane n'ibyawe bwana muyobozi w'umudugudu twebwe ababyeyi dufite ikibazo cy'ihohoterwa mu rugo abagabo bacu baraza basigaye baza basinze bakaduhohotera bakadutuka bakanadukubita ntibakiduhahira ndetse no kwishyura inzu biba bigoranye badutanya abana ubu rero ngemba mbona bibangamye abana bacu bagiye kuba mayibobo inzara igiye kutwica natwe tugiye kwicwa n'inkoni rero nkaba narinzanye icyo kibazo ngo mumbabarire mungire inama cyangwa mubimfashemo nk'abayobozi b'umudugudu icyo kibazo nacyumvishe ese kwa Mutwara Sibo wawe wakimugejejeho icyo kibazo ntabwo nakigejeje kwa Mutwara Sibo ariko nyine kubera ko nababonye muri hamwe kandi habaye n'inteko y'abaturage bibaye ngombwa yuko icyo kibazo nyibagezaho kugira ngo tugire inama mugire uko mubigenza turebe ko ibyo bibazo biri mu ngo zacu byavamo kugira ngo byose kibashe kongeraho cyabanje kunanirana ariko nimwererana ijambo natwe dufite ibibazo ko numva mwabaye inka y'isi n'ijuru mufite ibibazo byanyu natwe dufite ibibazo twumvikane twumvishe okay ngaho ikibazo cyawe urumva ko cyarenze inzego ubwo rero uze kujya mu nzego zo hasi mu kiganireho azaze akingezeho nikinanirana azakime nzakwandikira dukomeze hari indi ufite ikibazo aho ngaho inyuma ngewe ndacyafite ikibazo muyobozi ikibazo cyako numva kiri kugomba kigarukamo oya muyobozi ntabwo kirarangira
Okay, ngaho mbwira icyo kibazo uyu muyobozi wacu w'umutwara sibo impamvu njyayo akansuzugura aransuzugura kuko ndi umugore mugenzi we ntabwo ajya abasha kumva ikibazo cyawe rero niyo mpamvu navuga ngo nyizane mu nteko y'abaturage n'abayobozi bose bahari mudukemurire ikibazo dufite uyu mutwara sibo wacu aradusuzugura kuko turi abagore icyo kibazo cyawe ndazinginga ari undi ufite ikibazo inyuma ibibazo ndaje uzi ko usetsa natwe mu mudugudu abagore baranadukubita nagatunze ariko niwe biri hanze njyewe se biri hanze ayo mafi dore ayo mafi nzayobora abantu ayo mafi umva ndi mu nama ayo mafi muyazane hano Majerwa mu parike nyine ariko nanjye nari mfite ikibazo icyo kibazo cya biri hanze cyo kugikemura n'amafi n'iki ntago nzi ariko umuturage afite ijambo turaje ngo ijambo nawe umuturage wese afite ijambo hano mu mudugudu wanjye ndi mu mudugudu w'amahoro aho kumva nkubwire mudugudu ni ukuri kw'Imana abagabo twararenganywe baradukubita abagore basigaye ko bambwiye ko hari umugabo witabiriye hanze usigaye urarurwana mu mudugudu wanjye ibyo ni ukuri koko areka nkubwira mudugudu njyewe nkubwire umugore yarankubise urumva ejo bundi nkuramo ijisho genda bashiramo iginka uri ijisho ubona ubu ni irya kane mudugudu uyu ari muri ba bagabo bahora barara badukora bambwiye ko biri hanze yananiranye mu rugo rwe hari umugabo bambwiye ubwo nanjye mu njyewe ari umugabo bita Gakire ngo uturanye na biri hanze yaje hano mu nama Gakire Gakire ndamushaka oya ntabwo yitwa Gakire yitwa Nyiribintu aha Nyiribintu yego ndahari arahari tuzagereje mu mudugudu amazu yacu yose yaraguze yaguze n'ubutaka bwacu bwose yaratuzangereje abagabo iyo umva bwira ukuntu inzu yanjye bwira mudugudu ukuntu inzu yanjye wayiguze nanjye icyangombwa biri hanze urongera kuvuga ni iki ingumi ngewe nubwo ubona amayobora hano mu mahoro niyo umuntu anzanyeho uzagara ni jido imwe ugahita utuza ngaho Nyiribintu we Nyiribintu fata ibintu byawe ubivuge Nyiribintu ndongera kuvuga ingumi imwe Nyiribintu ijambo ni iryawe atubwire ku byo uno mugabo biri hanze ururwana n'umugore we bafitanye amakimbirane rero mudugudu biri hanze uyu nguyu turamuzi ni umugabo witonda mu mudugudu turamuzi pe turi aritonda ariko umugore yamujengereje pe abagore b'iyi minsi batujengereje wenda njyewe ntabwo bimeze nk'uko wenda biri hanze ameze ariko njyewe ndabizi neza ko abagore b'iyi minsi batwisha batuzengereje namwe muragenda mukwirira ruguru ariko nzajya mbona nza mu nama yanyu mufitemo ibibazo nzasezerewe nzasezere nzave mu mudugudu wawe murafata inama muyigira mwenyine neza murabuyobora mudugudu urumva ikibazo cy'umuntu urumva ni ukuvuga ngo abagabo benshi twebwe tugira ibibazo mu ngo zacu abagore badukubita batubangamira tugaceceka bitewe n'ukuntu tuba tugomba kwiyubaha nta ubajya kubwira mudugudu ngo umugore yankubise ahubwo mwebwe mujye mutwegera ngo bamumena ijisho si ibyo ndabizi abagabo baradukubita abagore gusa mana twararenganye rwose mu ngo zanyu abagore rwose pe tugiye kwamagana tukavuga ukuntu tubigenza rwose udukemurire ikibazo muri ino nama mutuza ab'inyuma ariko biri hanze nzagukure mu mudugudu wanjye oya biri hanze ntacyo atwaye biri hanze ntacyo atwaye avuga n'ibyo niko kuri ndaje mwese buri muntu n'ikibazo cye ndaje mfatanye n'umuyobozi wo mu rwego rwo hasi abimfashemo
ndashaka ko hari icyo wamfashamo nkawe ubo umbereye aho ntari. Ijambo ndaribaye nyisibo. Nawe ugira icyo umfasha muri no mudugudu wanjye nyobora. Yego ni ukuvuga ngo baturage ibibazo byanyu twabyumvise mwese nubwo mwavuze ngo turabasuzugura ntabwo tubasuzugura n'ubu dore ntabwo mwumva turababwira ntimwumve mugasuzugura ariko ibibazo byanyu namwe ubwanyu mujya mu ibibazo hano Gatoto hari umukobwa wakuyemo inda hariya mu mudugudu wapfa witwa muri Gatoto ntabwo bakugejejeho ikibazo kandi iyo nda yari yayitewe n'umugabo wataye umugore n'abana none ubwo bakugezaho ibibazo ntubitungura ariko mwa baturage mwe ko mufite amahane menshi turabafasha gute kandi ahubwo mbona mwenda kutwiruka nawe ubwanyu nose twabatoreye iki bari gutera inda abana b'abakobwa bakajya kubosha ngo bazikure hanyuma usigaye ujya gusura umwana w'umukobwa asanga yujuje ibinini bya onapo bimeze gutyo wagira ngo aracuruza ahubwo urumva ari ibintu rero abaturage beza biragoye ngira ngo umuyobozi nawe ahubwo abaturage beza uyu munsi rwo batse kugira abaturage uyu mugore nagashobora mba mudugudu tukuregere nyirisimu ajyana ruswa ubundi ibibazo biba birinze bigera akavuga nawe ceceka nawe sifa amaze mvuga ntabwo nawe twaguhaye ijambo tuza ngira ngo umuyobozi mukuru nawe urabibona aba baturage ntakira ibibazo byabo ariko ntabwo bajya babasha kunyubaha rero mu byubahiro ugomba nk'umukuru ndenzeho reka ndeke umfashe ku bibazo by'aba bantu kuko ngiye ntabwo bajya babasha kunyumva. Ndabona ikibazo kiri hano ndabona kubayobora harimo bisa nk'ibigorana ariko ntibyangora ariko turumva yewe yo byanze ikibazo ni mwanzi yego mukura mbere yo kwibaza bibaho ikintu cyiza yo umuturage muyoboje mu mahoro ntiyumve ikintu nkora cyiza kibaho mudugudu ni mukaze tureke umuturage kubona indirimbo n'abandi bintu bigeze ikintu kibaho ni kimwe urafata umuntu w'umugabo uyoboye umuntu mwicare baturage mwicare hasi uradutumizayo mudugudu ntabwo ari ngomba kubaha umuyobozi nababwiye ngo nimwanga kumva ndakoresha iki imbaraga twebwe hari ibintu twize kuyoboza ubwenge no kuyoboza imbaraga iyo wanze dukoresha igitugu kandi ukajya ku murongo ubwo ramunyoye ku murongo ubwo ramunyoye urabona ubu ni ukuvuga ngo tugiye kujyana neza ariko nabongera kudukubita ubwo ariko rero ko nankubise uriya mukobwa wawe uriya mukobwa wawe nagasigara inda ejo ntabwo twahuriye ari gutega umukobwa wawe ntabwo bamwe pirimusi umukobwa wawe ntabwo abonye ukuntu asigaye ajya gutega hariya mu kiyana asigaye ari n'indaya umuyobozi fasha ariko ba bantu b'umutekano mubambwire babe hafi baze kumfashamo ko ndi kubona uhamagara akamodoka se noneho ndi kubona ushaka kutujyana abaturage ushaka kutujyana oya kujya kudufunga ntabwo ari ukubafunga ndashaka kubagorora neza turagorana kuko n'ikibazo cyawangejeje mudugudu ibibazo mubikemure mu nzira kamukire kuba babashaka kudufungura mudugudu rero ntabwo ari byo kemura ibibazo by'abaturage hasigaye ibintu ikibazo muratinze abagabo tugiye kubigaho ku kibazo cy'ihohoterwa ryanyu ariko ntabwo dukunda akavuyo mu nama karakara gaciyemo
ko k'ubuyobozi. ariko n'ikibazo cya mutwara sibo nacyo mukigeho. Ikibazo turakigaho ahubwo dufite umumama hari awaheranye ijambo nawe twamuha ijambo akatubwira. Ijambo ni iryawe mubyeyi. Twebwe nk'uko mubibona hano mu mudugudu wacu dufite ikibazo, abana b'abakobwa bari kujya bakuramo inda batewe n'abagabo cyangwa se batewe n'abasore. Nk'icyo kibazo umuntu aba agifite afite nk'umwana wamunaniye yagera kuri mutwara sibo ngo arebere ko babikemura, mutwara sibo akamutera utwatsi. Buretse aho gatoya ngufashe, ari nimero twabahaye muhamagaraho ugahita uhamagara bakagufasha. Hari igihe 112 bahita bagufasha. Hari igihe umuntu nimero yacu mu mudugudu twarayitanze, ugomba guhamagara bitararenga wakomeza. Ariko nk'ubu ngubu urabona, nk'ubu ngubu wenda mfite nk'umwana w'umukobwa, nk'ubu ngubu arabyuka mu gitondo akoza akarenge akajya gutega ku muhanda. Noneho hari ukuntu bumva ikibazo utakiherana ukavuga ati reka nkigeze ku muntu utwungirije udukuriye, bavuga ati reka ngeze kuri mutwara sibo, wakigezayo akagutera utwatsi. Icyo gihe ntabwo uzajya guhamagara ku 110 kangahe, ni ikibazo umuntu akwiye guhita afatirana. Icyo kibazo nacyumvishe kandi icyo nari naje gukemura, icyo ndaje nyikemure. Yego murakoze. Ndagusubiza. Ari umupapa hari ikibazo turi gusoza inama, turi gusoza ibyo bibazo. Nizere ko wabyanditse, byandike buryo byose tuza kubikemura mu nama itaha. Ibyo bizaba byakemutse. murakoze nibwo sinzi nimba mwanyemereye iki kibazo nanjye nasubiza uyu mukobwa uri hano mu minota mikeya kuko amasaha ari gushika, hari indi nama ngiye kujyamo. Okay, ngiye kubabwira n'ukuntu mbibona nanjye n'ukuntu mbyumva. Uyu mukobwa avuze, nimba ari n'umukobwa nimba ari umudamu simbizi, ariko ibiko bigaragara ko abasore muraturengana muri rusange n'abasore murabarengana, kuko umusore nabazajya kwibiringa ajye mu kiyedi agende gushakisha izuba ari mwanamyeho amafaranga, ashaka amafaranga, ntabona amafaranga 10,000 n'urugero. Navuga n'uyu mukobwa w'igitonore amuhamagara ati ndumva nshaka kunsura, namwemerera naza, ntasubira kumva mudugudu ari nka wowe umusore. Urumva umusore akuriye amafaranga, ahamagaye umukobwa amuhaye amafaranga, niwe akoreye mbega. Urumva wowe yagusanga muri gato yawe ukabura kubomoraho na rimwe nibura, muzajya mura muregeje lisani zacu. Ni ukuvuga ngo iki kibazo nibo babigitera, bo ntabwo bagishaka gukora, ntabwo bagishaka gukora, kandi twebwe turibiringa ku buryo bushoboka. Mu biyedi ibiki byose amafaranga yacu barayamaze, ntabwo ari twebwe natwe, kandi amafaranga yacu yose nibo bayiriye. Atamwe se mu bitera, atamwe mu bitera. Bibita gute se? Okay. Reka none ninkwaka nimero uzayinyime. Ninguhamagara uzayi. Ubuse nzagwamanga muri geto yawe. Nimba nabyukiye, niba umukobwa yabyukiye ku muhanda yagiye gutega, wowe ukamunyura ukamuhamagara, icyo gihe abayizanye. Wagiye gutega, urumva reka mubwiye, ni ukuvuga ngo twebwe abasore nitwe dushinzwe gutereta, kandi ugomba kureba umusore nawe ugomba kumenya ngo ese uyu musore ko karanshaka yiki. Niba ushaka kuza ko mubomora, ubwo nzaza mubomore njye n'undi. Ariko reka mubwire inama ibaye soko. Ibibazo nzabikemura gute? Nimba mufitanye ikibazo, icyo kibazo cyanyu ndaje ngikemure. Bigaragare ko harimo akantu k'amakimbirane hagati yanyu namwe, ahubwo mudugudu avuge umwe please. Nabyumvishije uyu musore wumvishije base wow funga umunwa wawe urakagusa, ariko biri hanze urasakuza cyane. Mudugudu nicyo kibazo mfite rwose, kuko abakobwa batuje amafaranga yacu barayamaze,
wereke nzamubwira mudugudu uyu muhungu ari mukuri si wabibonye abakobwa batumazeho imitungo baraza bakadusakura urumva ejo bundi hari umuhungu waguriye imodoka umukobwa arangije aramukata ahita afasa arakata uvuga ngo ibyo ni bya bibazo duhura nabyo bya uyu muhungu afite ikibazo cy'uko ukuntu babakobwa amafaranga yose ukorera iyi misatsi nawe wayisukishije aho ngaho biri hanze mu mwanya wawe reba iyo misatsi ufite mu mwanya wawe biri hanze mu mwanya wawe kandi mwakoze abaturage munyemerere mutuze mu cyubahiro umuyobozi wacu agomba kugira ngo adufashe birasaba yuko dutuza tukamuha akanya hanyuma tukabona uko dukemura ibi bibazo by'inama ese mugira ngo mu nama yanjye nzanamo daso cyangwa n'imbunda barangaramfata mu izosi nimufata umwanzuro nzagenza mu nama nazinze nagejeje hano kugira ngo